Aleluya, nitwa Maria Chantal nk'uko mubizi nk'ibisanzwe mudukurikira kuri ya channel yacu Ibyiringiro Bishya TV. Ku bantu badukurikira rero mbanje kubasuhuza, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu cy'u Rwanda, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero tubafitiye famiye n'abatumirwa. Uyu munsi kuri iyi channel Imana yagize neza, dufite abatumirwa babagezaho ijambo. Reka rero dusenge batugezeho ijambo baduteguriye mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, tugushimiye kuri Imana wabanye natwe, waraturinze, izina rya rihabwa icyubahiro. Ngarero iyi channel turayisengeye mu izina rya Yesu, ni ukugira ngo wamamare, twe tubura ahubwo icyubahiro cyawe kijye hejuru. Ngarero abantu Mana, ijambo rigiye kuvugirwaho turarisengeye, dusabye imbaraga n'amavuta no kwaguka no kubigumamo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nitwa Maniragaba Frederic, nkabanzwe ku izina rya Papa Neri, nkaba mfite abana batatu ariko twari dufite bane, uwa kane arataha. Imana iduhane umugisha. Uyu munsi twifuje kuza kuri iyi channel Ibyiringiro Bishya TV kubera amahirwe cyangwa se umugisha dushobora kwigiriraho, kuko iyi channel niyo kuvuga ijambo ry'Imana. Ariko turahera ku buhamya bw'ubuzima umuntu yagiye acamo, uko umuntu yagiye abaho muri iyi si, uko umuntu yagiye ahura aba mu mbata ya Satani. Mbese turabaho ubuhamya bw'imibereho yacu uko yagiye igenda imera kugeza ubu ngubu. Njye ubundi navutse mu muryango, mu by'ukuri ntabwo navuga ko ukize, wari ukennye. Ariko ubu dushima Imana kuko itagireye uburanga ngo irebe ubukene, irebe amafaranga, irebe ubukire, ahubwo irebe uwo yahamagaye. Mu mibereho yacu twavukiye mu misozi miremire, iyo hirya kure za Gitarama, ahantu kugera byonyine kugira ngo twahageraga kugira uzagera i Kigali byonyine byaga urugendo rukomeye. Kugera aho utegera imodoka yabaga ari amasaha 6 ugenda n'amaguru kugira ngo uzabone imodoka. Mu by'ukuri wacu buri imodoka yahagendaga kugira ngo ihagere, kera nyambona ari yo muzungu n'umupadiri wabaguhaje. Ubwo imodoka yahageraga rimwe mu kwezi, nabwo ari ya padiri. Murumva ko ari mu misozi miremire ahantu kabisa, ahantu mbese kure cyane. Hamwe muri biri bavuga ngo nta Imana itakura umuntu, nta nayo itagize umuntu. Mu by'ukuri mu mibereho yacu mu muryango twavutse mu miryango ya kera, imiryango bita ya yindi ngo igira karande. Kuri wacu twavutse turi abantu dusanga binywera inzoga cyane, hari abantu mbese kunywa inzoga nta kibazo bibabwiye. Uko babaga banywe mbese uko buri cyumweru uko bataraga habaga ari intoki nyinshi. Ubwo inzoga yabaga igiye gushya, urumva umubyeyi arakubwira ati ngwino ujye kundebera ko rwahiye. Mu rwine pfiyo ngiye akagumaho ukagenda ukanywa. Ubwo urumva iyo babaga bataruye ni ukunywa no kwinywera. Tubaho mu muryango uteye gutyo wo kwinywera inzoga. Muri make kuvuga ngo Yesu ibyo ntago twari tubizi. Muri uko kuvukira mu muryango w'inzoga y'abasinzi byatumye natwe tuzamuka turi abasinzi. Ariko mu by'ukuri ndabwira yuko inzoga vino ari umukobanyi, inzoga zikubaganisha, kuko ushukwa nazo wese ntagira ubwenge. Mu by'ukuri umusinzi nta kamaro ashobora kugirira, yemwe n'igihugu nta kamaro yagirira igihugu. Ubwo rero natwe twese urumva nta kamaro twari tumaze mu by'ukuri mu gihe twari tukiri mu mbata y'ubusinzi. Yemwe no ku Mana n'Imana ntiyatubaraga, ntabwo Imana ari kuza kudushaka kandi ibona turi mu kabari. Muri uko gukurira mu nzoga ntabwo twabigiramo amahirwe, kuko twagizemo ibibazo bikomeye cyane byinshi. Amahirwe menshi twagiye tuyatakaza kubera ubusinzi. Ariko muri aka kanya turashima Imana kuko tubashe kuba twarubatse umuryango
ntabwo twari tuzi ko twageze ahangaha tukiri abantu bazima. Ubundi njye nabonaga ko nshobora kuzageza iyi myaka mfite 40 narabaye umusazi. Hamwe abantu bari batangiye kunyita ngo ndi umusaza kandi nkiri mutoya, ariko maze guhinduka Yesu amaze kumpindura nahindutse mushya. Hano ngo nujya muri Yesu Kristo wanduke cyaremwe gishya. Nikoro byangendekeye nanjye abandeba mwese kuri ku Byiringiro Bishya TV, murabona ko nahinduye imibereho, kuko ntabwo ari ahangana nari ngeze. Nabashije kubaka umuryango kugeza ubwo mbashe no kubyara, kugeza ko mfite n'umufasha unkwiriye nk'uko biri bivuga. Mu by'ukuri Imana yatugiriye neza, turayishima kandi habwe icyubahiro. Muri aka kanya rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Yohana 3:16. Yohana 3:16. Yohana 3:16, uwo ni umurongo n'umwana wanjye akivuka abawuzi, kubera yuko uyu murongo njya nkunda kuwigisha cyane. Buriya abana banjye niyo mbagezeho niyo akivuka mwigisha uyu murongo awuzi mu mutwe cyane. Uwo murongo uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Uyu murongo abantu benshi ubundi bawusoma bawuvuga bitira bigendera, ariko barangiza ntibawuha agaciro. Uyu murongo ariko njye maze kuwusesengura wampaye kumenya ibintu byinshi cyane, kuko naje kuwusoma ndawitonda ndawusesengura. Imana inyereka uyu murongo ko uvuga neza, ariko haratangira kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yonyine yakunze twebwe abari mu isi cyane. Abari mu isi rero imaze kubakunda, iyo bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu murongo ni umurongo ukomeye cyane. Uyu murongo urakomeye, uwumva wese awibazeho kandi ugiraho umugeza. Imana imaze gukunda abari mu isi cyane, ariko abari mu isi cyane bakunze nabo yaremye twese, ariko yashyize ngo umwizera wese atarimbuka. Yahise itanga umwana wayo w'ikinege aza kwitangira abari mu isi cyane, ariko ishyiraho umwizera wese atarimbuka. Imaze gushyiraho umwizera wese atarimbuka, nyine niwe yari yohereje umwana wayo yakunze abari mu isi cyane, ariko yohereza umwana wayo kugira ngo acungure abari mu isi ariko cyane kumwizera wese. Uwizera Yesu Kristo akizera Imana yaramwitangiye. Ntabwo Imana izakwitangira mu gihe izasanga wowe runaka, we nyirakanaka urimo kwibyina indirimbo zo mu kabari, bamwe baracuragura abandi bacisha uburozi. Niyo Imana izahera itanga umwana wayo kugira ngo agucungure, ko yamutanze kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Amena. Muri iyi minsi rero hari ibyago byinshi biruhije iyi si kandi biragwiriye. Ibyo byaha byo muri iyi minsi ntabwo Imana ishobora gutanga Yesu Kristo ngo azagukize kandi ibona wowe udahari wibereye mu byaha. Iyi minsi y'indwara ziruhanije, iyi minsi yaho hari indwara abadogiteri baburiye igisubizo, ariko umwizera wese muri iyi minsi Imana yatanze umwana wayo aza kumwitangira. Haleluya, haleluya. Imana yatanze umuntu wese wizera Imana, yizera Kristo, itanga umwana wayo ngo aze amucungure. Muri iyi minsi ya coronavirus, muri iyi minsi indwara z'ibyorezo zije, ndahamya ko njye nicaye n'amaguru abiri yanjye, uwizera Kristo ntiyigeze yicwa n'inzara muri iyi minsi y'ibyago byinshi byugarijwe kuri iyi si. Mu gihe abategetsi cyangwa se abakuru b'ibihugu cyangwa se ONU iterana igashaka igisubizo cy'indwara, igashaka igisubizo cy'ibibazo biri kuri iyi si, ariko Imana yo irimo icungura umwizera wese. Haleluya, haleluya. Iri jambo ryaranyubatse cyane, iri jambo riranyubaka cyane. Nawe uryumvise kuri aka kanya ku Byiringiro Bishya TV,
biguhe kwizera Imana kugira ngo Yesu akwitangire, kugira ngo amaraso ya Yesu akugereho, kugira ngo utazahura n'ibyago, kugira ngo Imana izakurinde, kugira ngo Imana izakurinde ibibazo byose byabaho kuri iyi si, kugira ngo Imana izakurinde inzara, kugira ngo Imana izakurinde kutabyara, kugira ngo Imana izakurinde kubaho nta kazi ugira, kugira ngo Imana izakurinde kubaho nta mugabo ugira, kugira ngo Imana izakurinde ibyago byose byatera kuri iyi si. Haleluya. Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntuzahura n'ibyago, ntuzahura n'akaga, nta kibazo uzagira mu buzima bwawe. Urugo rwawe ruzabaho neza, abana bazabaho neza, uzagira umugisha mu gihe uzaba wizeye Kristo umwana w'Imana. Muri aka kanya niba ubashije gukurikira Ibyiringiro Bishya TV, wihane, wizere Kristo, wizere Imana, izagukiza ibibazo byose uzagira, izaguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.